Shalom shalom kuri mwese mudukunda mudukurikirana nongeye kwishima kubona umwanya uyu munsi dufite umushitsi uduteye iteka ni nk'uko bavuga uri buze kutwigisha ijambo ry'Imana reka tangira twibwira. Okay, thank you so much. Mazina ni Soleil, and I'm happy to be here. Asante cyane. Wenda ku bantu batabizi turi mu isi zitandukanye. Jewe ndi muri Amerika, uri host ndi muri Amerika. Wabwira abantu aho utuye kugira kwanza bakumenye bamenye naho. Nanjye ntuye muri Australia, muri state yitwa Brisbane. Mm. Wow. So murumva yuko ni bya bindi Imana yavuze ngo muzagenda muvuga ubutumwa kugeza ku mpera z'isi. Hari abarimo baravuga ubutumwa muri Australia, hari abarimo baravuga ubutumwa muri Amerika, twese tugomba kugira collaboration kugira ngo hose tuhabere icyarimwe duhujije umutima nk'uko itorero rya mbere ryari rimeze ngo bari hamwe bahujije umutima. So kuba turi muri locations zitandukanye nk'ubu hano ni saa tatu, iwabo ni mu ma saa sita z'ijoro, hano twebwe ni saa tatu n'igice za mu gitondo, iwabo ni mu ma saa sita z'ijoro. So urumva iyo difference ni nini, ariko ubutumwa bw'Imana burakomeje kandi tugomba kubukora dufite umwete. So tudatinze reka muhe ikibanza aduhe ijambo atwigishe. Ndasaba abantu gukurikirana mwitonze, turi buze kugira umwanya wo kugira wo kumubaza ibibazo. Ikindi nubwo dushobora kurangiza isomo tukabaza ibibazo bikeya, ariko ndakangurira abantu kuzajya muri comment kwandikamo ibibazo, ubutaha nidukora part 2 tuzagaruke tubazanye ibibazo kandi abidusubize, wenda tuzatumira n'abandi. So without any further ado, so this is your time to shine, to teach, to preach, and share the gospel. Go ahead. Yep, thank you. Okay, reka dusome ijambo ry'Imana ibyo twifashisha muri topic y'uyu munsi. Turasoma muri Revelation chapter 2 verse 4, ibyahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 4. Haravuga ngo ariko rero mfite ico nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere. Kuko nutabikora nzaza aho uri, kuri igitereko c'itabaza cawe ahaco nutihana. Amen. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo ese byashoboka ko umuntu yasubira inyuma nta caha yakoze? Is it possible to backslide without sinning? Ni topic itamenyerewe kuvugwa cyane mu itorero, ariko kandi birashoboka ko umuntu ashobora gusubira inyuma atakoze icaha, like for example atibye cyangwa se ngo aje mu kabari, ugasanga ari mu itorero ari gusenga ariko kandi agasubira inyuma atagiye hanze ngo akore icaha. So ikintu ca mbere natekereje kuri ino verse, yatubwiye ngo ariko rero mfite ico nkugaya. Ahangaha mu vyahishuriwe Yohana chapter 2 ni urwandiko rwandikiwe itorero ry'Abefeso. Birizivuga ngo marayika ngo haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso ngo ufashe inyenyeri indwi, like all those things. Ariko hano kuri kabiri akavuga ngo nzi imirimo yawe n'umuhati wawe, wabikoze neza, hari henshi wagiye ukora neza, ariko kandi hari aho nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. So birashoboka ko umuntu yoba mu itorero imyaka myinshi agasenga Imana, ariko kandi akagera ahantu asubira inyuma kandi nta caha yakoze. So ndashaka gusharinga ama points makeya y'ibintu bishobora gutuma umuntu asubira inyuma kandi atakoze icaha. Ikintu ca mbere natekereje, kandi narimo nsoma igitabo cyitwa ngo Fresh Faith, ni umupasiteri w'umunyamerika wacanditse, avugamwo ibintu bituma umuntu asubira inyuma. Iyo dusomye muri 1 Thessalonians 5:16 harazavuga ngo mwishime iteka, ngo kandi ndongeye ndabivuze ngo mwishime iteka. Ni ukuvuga ngo step ya mbere yo gusubira inyuma utakoze icaha ni discouragement, gucika intege mu buzima bwa gikristo. Ukagera ahantu wumva ko Imana itakihaye gusubiza, cyangwa se uri gusengera ibintu. There comes a time mu buzima bwacu utangira gusenga ukumva Imana ntiri kugusubiza nk'uko ubishaka.
sometimes tugakenera ngo Imana ivuge nk'uko tubishaka, ikore nk'uko tubishaka, ariko ntibigende nk'uko tubishaka, kuko I don't think it's even supposed kuba ngo twebwe dutegeke Imana ibyo ikora. Twagakwiye kurindira igihe c'Imana. Ariko iyo tugeze mu gihe turi discouraged, aricyo kintu Satani akoresha cyane. Ico umwuka wera akora aratwihanganisha, ariko Satani iwe azana accuser, atwereka ese God is not doing this. Narimo nsoma igitabo c'umugenzi kivuga ahantu umukristo ngo yageze, and then Apron ariwe Satani aramubwira ngo se nubwo uri mu rugendo, ariko ntuzi ko Imana yanyize ireka abayo kugira ngo babashe kubica, babagirire nabi, those kind of things. Ni ukuvuga ngo point ya mbere ni discouragement. Iyo ucitse intege uba uri muri situation uri fragile cyane ku buryo umwanzi ashobora kukubwira ngo you know what, Imana ntiri kugusubiza. Kera uba uri muri step ya mbere yo gusubira inyuma, kubera ko uri discouraged, so it's very very easy for you to backslide. Kandi nta cyaha wakoze, ucitse intege gusa kubera ko uri kumva ko Imana itagusubije mu gihe wabishakaga cyangwa no mu kintu washakaga. Ahari wari kusaba akazi, Imana ntikaguheze nk'uko ugashaka cyangwa ngo iguheze icyo ushaka, kera ugacika intege. Mu gihe wacitse intege uri muri position yo gusubira inyuma kubera ko wacitse intege, kuko nucika intege, icya kabiri, point ya kabiri ni compromising ku bintu by'Imana. Mu gihe ucitse intege uba mu gihe cyo gucompromisinga. Sinzi mu kinyarwanda ko navuga iryo jambo, ariko nko kumvikana na Satani, you know, akakubwira ngo you can do this, other people do this, so you can also do it. Nta kibazo wabikora, kubera ko wacitse intege. Noneho ntukiri muri ya friendship n'Imana, ugatangira kuvuga ngo naje nokora kino kintu n'ubundi n'abandi bazagikora, cyangwa se naje nogira gutya, naje no, you know, those things utakoraga ugatangira kubikora kubera ko wacitse intege. Imana ntiyagusubije icyo wari ushaka, cyangwa se ntiwabonye icyo wari ukeneye ku Mana, noneho ugatangira gucompromising. You know, waza ukora n'ikintu ntu feeling guilty kubera ko wavuye mu mwanya wawe, wagiye mu mwanya wo gucika intege. Point ya gatatu ni ukureka kubaha Imana. Icya mbere wabaye discouraged, icya kabiri wacompromisinze ukora ibyo utakoraga, icya gatatu noneho waretse kubaha Imana. Bya bindi wakoraga kubaha Imana uhita ubireka ugatangira kandi gukora ibindi bituma usuzugura Imana, ugatangira kuvuga okay, Imana nimba itaransubije none naje gasinyumvira. Hari ijambo nkunda sinibuka muri, I think ni muri Luke chapter 15 verse 15, havuga ngo nimunkunda muzanyuba, nimunkunda muzubaha amategeko yaje. Ni ukuvuga ngo mu gihe dukunze Imana biratworohera cyane ko tuyubaha, ariko noneho mu gihe Imana itadushubije ibyo dushaka nk'abantu, I know that this is a very big point, kubera ko hari igihe akenshi tugera muri situation iri gusaba Imana ikintu ukeneye cyane ntikiguheze, ukaba discouraged. Mu gihe uri muri ico gihe birakorohera cyane noneho gutangira gusuzugura Imana kubera ko itagukoreye ibyo wari uyishaka. Ariko Bibiliya ikatubwira nimunkunda muzumvira n'amategeko yanje. So step ya gatatu yo gusubira inyuma nta cyaha wakoze ni ukureka kubaha Imana. Noneho kibaye icyaha, ariko ga ntaco wari wakoze imbere. You know, icya mbere wabanje kuba discouraged, icya kabiri wa compromises, utangira gukora ibintu, noneho iyi compromising it resulted in disobeying God. Bivuyemo kutubaha Imana, kandi bitangiye kuba icyaha mbere bitari icyaha. Ni ukuvuga ngo kera uba utangiye ahantu ukabona biraruhije kubaha Imana, ugatangira kubona nkaho bijya wubahaga imwe Imana ni ibintu biruhije. Umuntu yaza kubwira ngo uja gusenga ukabona it's very hard to go to church, it's very hard to keep going. They keep telling us that we should do this, we should go to church, we should be singing in the choir. Examples nyinshi. Cyangwa se mugiye gusura umuntu wo mu itorero bahora batubwira ngo tuje gusurana, ugatangira noneho kutubaha Imana no muri bijya byiza wakoreraga Imana, ugatangira kumva ko nimba Imana itaransubije naje singomba kumvira ibyo yashakaga. Icya kane ni ukureka kugira amahame. Icya kane gituma umuntu asubira inyuma nta cyaha yakoze ni ukureka kugira amahame. You live your principles, ibintu wari waraharahiriye ko utazakora imbere y'Imana ugatangira kubikora. Ibintu abantu bari bazi ko they look at you and they say uyu muntu ntiyokora kino kintu, ariko kubera kuko wasubiye inyuma, kubera ko urukundo rwa mbere rwakonje, ugatangira gukora bya bintu wavugaga ko utazigera ukora, ugatangira guta amahame yawe.
ugatangira kwibagirwa hahandi watangiranye n'Imana. Hari ahantu nakunze hano muri iyi verse twasomye havuze ngo wibuke aho wavuye ukagwa wihane. Wibuke hahandi wari uba, wibuke hahandi wasenganaga n'Imana, wavuganaga n'Imana. Nkunda kubwira abantu ngo abantu benshi bakunda ino title ngo a man of God, woman of God. But me, I love telling people you can be a person with God, not of God. Kuko iyo uri umuntu w'Imana akenshi twumva nk'aho ari title, wogira iyo title ariko kandi utari uw'Imana. Ariko iyo uri umuntu uri kumwe n'Imana, uba uri umuntu uri constantly with God, so you can't mess up because you're with God. But when you have that title of feeling like, oh, I'm a person of God, so igihe cyose ushobora gukora ikintu ushobora kumva nk'aho I'm a man of God, I can do anything, I have that authority. But if you're a man with God or a woman with God, then it's very, very easy for you to respect God, to love God because you're constantly with God. And you love Him because you're with Him. You spend time with Him because you are a person with God every time. Ariko iyo twishyize muri aya matitle badushiraho ngo you're a woman of God, you're a man of God, tubikora gusa iyo turi imbere y'abantu kugira ngo bakwite ayo mazina. So nko twari tuvuze kureka kugira amahame. Iyo utangiye kureka kugira amahame yawe, bya bintu hari abantu babaho bagira amahame too much so that abantu iyo babarebye gutya bazaba bavuga ngo I know that king cannot do that, I know that this person cannot do that. Ariko iyo dutangiye gusubira inyuma kandi umuntu akabona ko urasubira inyuma nta n'icyaha wakoze kigaragara amaso, iyi step yindi kandi ikomeye ni igihe utangira gutakaza amahame yawe. You lose what you had before, your principles. Ugatangira gukora ibyo utakoraga, ugatangira kwibwira ngo it's okay, I can do this, I can do that. I think it's kind of the same with compromising. Ariko noneho ugatangira kandi gutakaza uwo uriwe, kuko amahame niyo agira umukristo uwo ariwe. Like iyo ufite amahame, abantu barakubona bakavuga ngo buri mukristo agira amahame yiwe, agira ibintu yavuze ko atazakora, akagira n'ibintu yisangamwo kandi akumva n'ibyo agomba kubikora. Rero nk'umukristo iyo wasubiye inyuma kandi ntaca wakoze, ariko icyambere watakaje uwo wariwe, watakaje umwimerere wawe, watakaje uwo wariwe mu Mana kubera ko watakaje amahame yawe. Actually ngarutse kuri discouragement, akenshi hari igihe tugira ibibazo binini kurusha Imana, ugatangira kureba ikibazo wagize cyangwa se nimba wabuze akazi, nimba wabuze ikintu ukakigira kinini kurusha Imana, bikageza ahantu bigusubiza inyuma. Noneho waza uja gusoma Bibiliya cyangwa waza uja gusenga, cya kibazo akaba aricyo kiza imbere yawe. You're trying to pray ariko ugahita wumva umutima kuri kubwira why are you going to pray, you know that it won't even work anyway, so why spend time with God? Uzi ko Imana nanone utayifikisinga. Nico kintu Satani azana mu mitima yacu, noneho kikadutera bino byose, kikagutera kureka kubaha Imana, kikagutera gutakaza ya mahame yawe, kikagutera gutangira kwitwara nk'abandi, kikagutera gucompromisinga. Waza uja gusenga ugahita uvuga no, let me just watch something, ndaza gusenga nyuma, let me just do something else, I can just do my assessment, ndaza gusenga nyuma. Ariko the results is that you find yourself so backslidden, kandi watangiye bukeya. Gusubira inyuma utakoze icyaha, urabona iyo umuntu yakoze icyaha kiri planned asubira inyuma instantly, ugahita ukora ikintu nyine kigaragarira amaso y'abantu. Ariko gusubira inyuma ko abantu bari mu itorero ni buke buke kubera ko you drift away slowly. Utangira gukonja usubira inyuma, ugenda uvuga Imana ntikisubiza ukayivaho, Imana ntikireba ibibazo byanje ukayivaho, ugatangira kandi kuvuga ngo I'm going to keep doing this because God doesn't care, so I don't even care about him, ukayivaho. So ikindi ni ugutererana ubusabane, ikintu gikomeye cyane kandi I think it might be the last one point, ni ugutererana ubusabane n'Imana. That's one of the worst things that you can do as a Christian. Gituma usubira inyuma noneho kugira ngo uzigarure kandi mu busabane bikagorana. I mean, God is always ready to come back with us, but us iyo kera wataye uwo mwanya biragoye cyane ko wongera kandi gukanguka ngo wongere usubire muri uwo mwanya. Gutererana ubusabane n'Imana ni kureka gusenga, kureka gusoma ijambo ry'Imana, kandi ntabwo umuntu abireka overnight ngo uhite ureka gusoma cyangwa ngo uhite ureka gusenga, n'abafungaga ngo bareke gufunga, oya, ahubwo bireka noneho buke buke.
wenda byatewe na ya discouragement bugaca ukagira ya compromising ukongera ukareka kubaha Imana noneho ukareka kugira amahame wacitse intege bigatuma ureka gusabana n'Imana waza uje gusenga satani agahita akwereka ngo nunasenga ntigusubiza nunasenga kera kibazo warebye filime mbi ikindi kintu wakoze ibintu bibi wajanye n'inshuti mbi kera bigahita bituma bwa busabane bwawe n'Imana butakara kugira ngo kandi uzongere usabane n'Imana ukabona ni ikintu kigoye cyane it's like a mountain for you to climb and you feel like you can't do it again kubera ko ni ikintu watereranye ni ikintu waretse gukora when you stop nk'abantu barangije high school kera bamaze nk'imyaka 10 n'ingahe bararangije high school ubu nyine basubije muri high school bashobora kuyifindinga very hard because they don't remember how it was they don't remember the maths in high school iyo uri mu buzima bwa after high school mukora ibintu biri theoretical baguheza twa mate tworoshe calculate 50 minus $20 uri ku ishop ugiye kugura nk'ikintu $30 ariko noneho iyo uri mu ishuri niho uzi ukora ibintu biri realistic noneho bakakwereka this is what you do work out this rimwe bikanakugora noneho bibaze gusubizayo umuntu after 15 years of graduation it's gonna be very hard for them. It's the same thing in our Christian life. Iyo twasubiye inyuma biragora cyane kugira ngo twongere kandi tugaruke hahandi kubera ko uzutekereza waje uja gusenga satani akakubwira ngo remember you spend so much time on your TV on your phone scrolling so what are you going to do urabwira Imana gute noneho ko umuntu noneho umaze nk'amezi 5 adasenga cyangwa umwaka niho satani aza guheza kumva ko nubwo wogaruka Imana ntabwo kwakira kubera ko wataye bwa busabane bwawe n'Imana so ikintu nshaka gusharinga uyu munsi nuko bizoshoboka cyane ko umuntu yosubira inyuma ntacaha yakoze bigatangira wacitse intege cyangwa se there is a lot of angles we can look at this from ariko uyu munsi ndashatse gusharinga ko ikintu cya mbere kinini kiza gituma abakristo basubira inyuma ntacaha yakoze no gucika intege maybe amaze imyaka myinshi asengera ikintu cyangwa se amaze igihe kinini ategereje ko Imana izamukorera ikintu kandi akaba anafite wenda n'isezerano Imana yamuhaye ariko kubera kuko acitse intege rino jambo riri muri 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 ryakoze ku mutima wanje havuga ngo mwishime iteka keep rejoicing in the Lord ni ukuvuga ngo iteka bisobanuye ngo in every circumstance mu bihe byose urimo nuzaba wishimye ukomeze wishime iteka nubabara ukomeze wishime iteka. It's very hard to understand that even when I'm sad, I should be rejoicing in the Lord. But the big thing that Satan uses, ikintu akoresha cyane gikomeye akoresha gusubiza umukristo inyuma ntacaha yakoze akakubura ku bindi byose ariko akakubona muri discouragement akakubona mu gucika intege agafatira aho hantu kugira ngo abashe kugusubiza inyuma none uza wibaza ngo hari igihe umukristo azageramwe akibaza have I sinned against God ukabura nk'icaha wakoze ariko kandi nturebe ngo se have I lost my faith ese natakaje kwizera kwanje kuko bizoshoboka ko utakaza kwizera bigatuma usubira inyuma ariko ndashaka no gusharinga nanone ibyo twakora kugira ngo twongere kandi tugaruke muri uku gusubira inyuma wabaye discouraged wa compromisinze spending umwanya n'ibyo mwisi kurusha Imana waretse kubaha Imana utangiye kubaha iby'isi waretse kugira amahame utangiye gukora ibyo utakoraga wacitse intege utangira gutererana ubusabane n'Imana ese niki wakora kugira ngo ugaruke kandi musabane n'Imana ko ntacaha wakoze kubera ko uzi ko ntacaha wakoze kandi uri kwibaza uko wogaruka ukabibura ariko ikintu cya mbere ni ukubanza ukamenya ngo se what's the source of me sliding back niki cyatumye numva asubiye inyuma kugira ngo ubashe kugaruka kuko utamenya icyatumye usubira inyuma ntiwogarukaga ugomba kubanza kwibaza ukavuga ngo se niki nakoze or niki cyabaye kugira ngo mbashe kumva asubiye inyuma kugira ngo ubashe kugaruka. Actually, I want to share one example yo muri Bible y'umuntu wa compromisinze kugeza asubiye inyuma akora n'icyaha. King Solomon ni umuntu Imana yakundaga cyane kandi ni n'umuntu Imana yari yarahaye ubutunzi n'ubwenge bwinshi kurusha abandi bose mu isi nta n'undi muntu uzigera ubugira ariko Solomon ikintu yakoze Imana iramubuza iramubwira ngo ntashaka abagore benshi kuko aba bagore bazaruha bamugeze ku kunanirwa kwiwe
ariko Solomon ntiyumva. Igihe kigeze Imana ngo ibwira Salomo ngo kubera ko utanyumviye kandi ngo ntube nka so Dawidi, ngo ubwami bwawe ngiye kubukwaka, Imana ibuheza ngo undi musore witwa Jeroboam kugira ngo abe ari we ubasha kubuyobora. I was reading recently nsanga Imana yahaye ubwami the 10 families. Jeroboam yayoboye imiryango 10 y'Abanyesiraheli. Imana isigira Salomo imiryango 2 gusa. Kandi nabwo yayimusigiye because of David. Ntabwo yayimusigiye kubera kuko Salomo hari ibyiza yari yakoze muri ico gihe. Ahubwo yayimusigiye kubera ko Imana yari yarasezeranyije Dawidi. Iramubwira ngo ntabwo ubwami ntabwo izina ryawe rizava ku ngoma. Ari naho tubona ko Yesu yakomotse kuri Dawidi. Ariko Imana ngo ije kumwaka imusigira gusa imiryango 2 kugira ngo itarangiza isezerano yagiranye n'umukozi wayo Dawidi. Ariko ubundi bwami bwose ni ukuvuga ngo a very big part of it, 80% of the kingdom, Imana iheza undi muntu. Kandi Yeroboam nta nubwo yari umuntu uri royalty, ntabwo yari yaravuye mu bwami. I think yari nk'umuntu gusa uri nomo wubasha Imana aho ngaho. Ariko Yeroboam nawe bikavugwa ko nawe yasuzuguye Imana later on. But the whole point is Solomon yakompromisinze n'abagore benshi batuma yubaka igicaniro c'ibigirwamana byabo. Atangira gucomparing Imana n'izindi mana zitari Imana. Bituma asubira inyuma noneho ku rwego rw'uko Imana imurakariye. So bizoshoboka yuko compromisinga tukaja muri territory y'umwanzi tugakora ibyo Imana itadushakaho, tukaruha noneho tukisanga Imana itwatse iby'agaciro twari dufite ikabiheza undi muntu. Ariko icyo nshaka kubabwira nk'abakristo, uzoshoboka ko waba uri mu gihe uri kwiyumva ko wasubiye inyuma cyangwa uri kumva ko watakaje kwizera kwawe, but it's possible to have a new faith. Hari abantu ejo bundi twako tuganira ndababwira ngo nimba twebwe nk'abantu dushobora kugira stock, cyane muri community yacu y'Abanyamurenge, nta muntu uzicara mu nzu nta mata afite, nta fu afite, nta muceri, nta soda, abashitsi baraza baheze bino bintu. Nimba twebwe dufite ubwo bwenge tukagira n'izo mbaraga zo gukipinga stock, ese Imana niyo ntabwo ifite imbaraga zo kugarurira abera bayo mu gihe bacitse intege, no mu gihe nawe ucitse intege cyangwa se mu gihe wasubiye inyuma. God is so smart, niwe waduhaye buno bwenge bwo kumenya gukipinga stock. So Imana nayo iri very very smart, ifite ahantu ibika imbaraga zayo kugira ngo abakristo nibananirwa mu rugendo bakaba bacitse intege cyangwa bakaba basubiye inyuma, ibashe kubagarurira izo mbaraga. So ikintu nshaka gusharinga, bizoshoboka ko ugaruka kandi noneho ukagaruka Imana ikakugarurira ibihe byawe, ikakugarurira amasengesho yawe, ikakugarurira revival noneho mu buryo bukomeye cyane ndetse kurusha bwa bundi. Bizoshoboka kuko ugarurirwa ibihe byawe biruta bya bindi, ukaza usenga kurusha kujya wasengaga. N'aberekwaga kera bakerekwa kurusha uko berekwaga. N'abari bafite imbaraga z'umwuka wera bakagira imbaraga ziruta izo bagiraga. Bizoshoboka cyane. It's very possible for God to create fresh faith and new faith in us. But do we want it? Ugomba kubanza gutahura ni hehe nananiriwe kugira ngo ubashe kugaruka. Niko iyi verse yatubwiye ngo ibuke aho wavuye, wibuke ahandi wa spending a time n'Imana, wibuke ahandi wananiriwe kugira ngo ubashe kongera kandi kugaruka wihane. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo nutihana nzaza kandi nzakwaka nabijya wari ufite izabikwaka. Ariko nimba ufite umutima wo kugaruka izaguheza ibiruta bijya wari ufite mu gihe wananiwe. So icyambere ni ukwibuka urukundo rwawe rwa mbere. Ibuka aho watangiriye gusenga Imana, wibuke ibihe wagiranye n'Imana, ugaruke ku isoko. Isoko ni Imana, niyo yaguhaye bya bihe, niyo ishobora no kuguheza ibirenze bya bihe kandi byiza, ukagirana ubusabane nayo burenze ubwo wari ufite. Hari ijambo nkunda rivuga ngo, sinibuka mu gitabo ririmo ariko ni mu zandiko za Pawulo, avuga ngo iyo yatangije umurimo muri wowe ni nayo izawusoza. Waba ucitse intege, sinzi icyaguciye intege, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko Imana iyo yatangije umurimo muri wowe, iyo yatangije ikaguhamagara, ifite no gusohoza uwo murimo. Aho waba ucikiye intege, ifite no kukugarurira imbaraga zo kugushoboza muri uwo murimo, kuko niyo yaguhamagaye ni nayo izasohoza uwo murimo. Ikindi, kugira kwizera gusha bica mu kumva ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwira ngo kwizera ngo kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo ry'Imana. Rero kuremerwa kwizera gusha ni uguspendinga indi time n'Imana
ushaka noneho don't compromise with the enemy but instead utange umwanya wawe uheza imana hahandi uri mu kuja gusenga ukumva byanze wiforcinge guspendinga time n'imana aho ugiye ukaja gusenga bikanga noneho uvuge ngo okay it's not working at least ndaspendinga 10 minutes ndi gusenga kugira ngo mbashe kunesha noneho kino kintu kiri mu gutuma ndasenga kuko if you're not praying there is something behind you not praying hari ikintu kiri kugutuma udasenga nawe noneho kugira ngo ugwanye ico kiri gutuma udasenga ni ukuvuga ngo ugira agahayo ko kuvuga ngo ndasenga agahayo I don't know if that's good but it's good kugira ishaka ry'Imana uvuge ngo ndasenga 10 minutes nibyanga ndasenga 15 minutes nibyanga ndamanuka nsenge 5 minutes ariko usenge wiforcinge gusenga naho biri kwanga ikindi ca nyuma ni ukongera kugira alone time with God aho uri kumva uri gusoma bikanga use different methods wotegera umuntu wabwiriza ukagarurirwa imbaraga zo kuja noneho gusoma maybe nimba umuntu yariko asoma muri Luke akavuga ngo dusome muri Luke chapter this and verse this nawe wari gufungura Bibiliya ugasoma mu gihe uri gusoma you might find it very interesting ugakomeza gusoma cyane ni ukuvuga ngo hari uburyo bwinshi cyane twagarurirwa imbaraga mu gihe twasubiye inyuma nta caha twakoze nimba n'uwakoze icyaha agarurirwa imbaraga ese none utakoze icyaha iwe wasubiye inyuma kubera discouragement cyangwa se n'ibindi bintu kuko navuze ngo hari engo nyinshi zo kureberaho mwo bino bintu hari igihe ari spiritual war ushobora kuba uri kurwana intambara yo mu mwuka udasobanukirwa kuko birizivuga ngo turwana n'abatambaye umubiri n'amaraso turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere ifite imbaraga n'ubushobozi rero muri kino gihe tugomba kugira imbaraga zirenze ubwo bushobozi bafite kugira ngo tubashe kunesha iyo myuka ni uguspendinga time n'Imana kuko iyo yonyine niyo ishobora kutuneshereza ariko the whole point of this was to remind you that it's very possible kunanirwa nta cyaha wakoze but it's even more possible to come back to God even when you sin it's possible noneho mu gihe utakoze icyaha it's even more possible kubera ko birakorohera kugarukira Imana ukagaruka noneho ufite umutima utagucira urubanza umutima ukwemerera kugira ngo yes hari aho na compromisinze hari aho nananiriwe hari aho nasubiye inyuma hari aho nataye amahame ariko kandi noneho ukongera ukubaka ayo mahame yawe ukongera ugaterana n'Imana ukabana n'Imana ukaba mu busabane n'Imana but it's your choice and the most important thing ni amahitamo yawe ese ukeneye kongera kugirana ibihe n'Imana ukeneye kongera guspendinga time n'Imana ukeneye kongera kugarukira Imana ongera kandi wibuke urukundo rwawe rwa mbere wibuke aho wagiye wavuye ukagwa kugira ngo ubashe kwihana Imana ikubabarire ariko birashoboka ko umuntu yosubira inyuma cyane kandi bibaho cyane mu itorero ni n'ibintu community yacu tudakunda kubwirizaho kubera ko ni ikintu ko kubwira umuntu ngo yes it's possible to backslide akenshi iyo umuntu yananiwe cyangwa se ukabwira undi muntu okay pray for me ndi kumva nananiwe umuntu azamuvuga ngo wakoze icyaha so bigatuma n'aba bandi batakoze icyaha biyumva ko batobwira umuntu ngo basengere kubera ko abazi nimbwira king ngo asengere aratekereza ko nakoze icyaha noneho bigatuma umuntu asubira inyuma kurushaho but I would really recommend ko community yacu yogira abo bantu bari trustworthy enough mu gihe umuntu yumva yananiwe gusenga cyangwa kumva yacitse intege ashobora kujaho akabasaba kugira ngo babashe kuba bari kumwe nabo bamusengere so niryo jambo nari mfite uyu munsi bizashoboka ko umuntu yasubira inyuma atakoze icyaha ariko kandi bizashoboka ko Imana yakuremera ukundi kwizera gusha ikaguheza kongera kuyumva ubundi busha amen